ibyo rero birasaba ko iki kintu cyumva mu buryo buri mu rwego rwo hejuru. Abantu baraboshywe, wamusuhuza se, wamuvugisha se, ariko waramubabariye, umwita inshuti, muraririmbana, murasengana, muragendana, yewe muricana ku ntebe, haba mu bapasitori muravugana, murasangira icyayi, ariko uracyakabitse mu mutima, warababariye nibyo, urarihana nibyo, ariko ntabwo warekuye abantu. Niyo mpamvu uyu munsi wa none wumva umutima ukikurya. Nuvuga ngo twahindutse prizo z'abantu twabariye, ariko ntitwabarekura. Dore impamvu utamurekura, ibyago bye urabyishimira, amakuba ye wumva ntacyo agutwaye, iyo apfushije wumva ari ibisanzwe, kuko nubwo wamuretse ngo wibohore uganira umuntu, ariko ntiwabohoye. Kandi nkubwiza ukuri, nongeye kubaramutsa nshuti z'Imana, abakunzi b'ubumwe bw'abera ministry, aho turi muri ya minsi yacu yo kubaganiriza za ntambwe zigera ku 10 ni gute wabasha gutsinda umuvumo no kuvana ku buzima bwawe. Umuvumo na karande ni ibintu bibiri bitandukanye bantu b'Imana mukurikiye mwagabera, kandi mbashimira uburyo mugenda munyereka ko mukurikirana, mukora comment, narabakunze Imana bampera umugisha, abandi mukora subscribe bwa mbere. Nakunzwe muri gusharinga kino kiganiro wibyihererana, kuko abantu bagoswe n'ibi bintu, cyane cyane ko muri kuno kwezi kwa 12 ni ukwezi kw'ibitambo, abadayimoni batamba abana, baruzwa gatamba abantu, baba barwana no gutanga za raporo zimeze gutyo. Rero aha ngaha ni umuvumo ukunda kwigaragariza, ukimanifesta kumyasha kubona ku buryo bugoye, cyaka nabisobanukirwa, ukabona ibyago n'ingorane, intambara n'ibindi byose. Rero ndagira mbashimire uburyo kimwagiye mugaragaza gukora iyo like, mwongere muyikore, mukomeze mubikore, babwire ngo umuvumo ni amagambo y'indenga kamere yavuzweho n'umuntu umwe ugufiteho ubushobozi. Nagize amahirwe mu gitondo, umugabo twari duhuriye hafi yo mu rugo, nibwira ko nzabimusaba, yenda n'ubwa mbere agiye kuri kamera ko nzabimusaba, ambwira ukuntu umuvumo wamwokamye. Arambwira ngo yari afite umubyeyi we, none umubyeyi aza guca inyuma ajya gusambana, kandi akuze ngo arangije akubita umubyeyi we. Urumva ko n'ubundi umubyeyi yari yakoze ibyaha, ngo ariko umubyeyi aramubwira ngo mwana wanjye uzabyara, ariko ntuzagira amafaranga utunga mu buzima. Mu bana bavukana bose niwe mukene urimo 100% ku buryo ubu ngubu nta nunamureba. Arambwira ati umuvumo mama yamvumye, ati waramfashe nubwo bwose nari namusanze mu makosa, atari ko yitwa yahora ari mama. Urumva rero n'amagambo y'indenga kamere umuntu akuvuga akomoka mu bikorwa by'ababyeyi n'iki byose. Naho karande yo ni imico cyangwa se uburyo umuntu abaho. Mu gifaransa ni nature, karande ni nature, ariko ikaza gukuzwa n'icyo twita environnement, kuko ushobora kuvuka mu muryango w'abasambanyi, ariko waza mu rusengero ukabasha gutsinda uwo mwuka mubi, kuko ubana n'abantu bagufasha muri icyo kintu. Rero karande yo iba iri mu maraso imbere, ariko byanga byakunda environnement aho ubanye bo mu bana, hari igihe bihinduka, ukaba utaba umusinzi, ukaba utaba umusambanyi, ukaba utakora divorce, kuko wakuriye mu itorero, wakuriye mu bantu bazima. So yo isa nkaho kuyisenya bitagomba ikintu kirekire gusa, ntibiba byoroshye mu gihe wabizanye gihara. Ariko abantu bagiye guterekera, kubandwa, biriya byo gukora imihango ya kera, imwe ibintu bya gipagani bakoraga, abantu bakaterekera imyaka, bakamurikira abana abadayimoni n'ibindi bisa nabyo. Ikiriya kintu akenshi usanga cyo kikurura umuvumo uremereye ku buzima bw'umwana w'umuntu. Rero muri iyi minsi turimo tuganira kuzageza nabwo ko kino kiganiro kizarangira itariki 15 z'ukwezi kwa mbere, kuko numva shaka ko dusesengura bino bintu. Kandi mbibutsa yuko uyu munsi turi ku itariki 12 niba ntihenda, dusigaje iminsi 3 ngo dutangire ya masengesho y'imbaraga nakubwiraga, avuga ngo tugiye kubohoka, kurandura, gusenya, kuvanaho. Sinifuza ko wambukana karande, wambukana umuvumo, wambukana ubukene, wambukana ubutindi, wambukana uburwayi. Ibyo bintu byose byakubangamiye guhera mu myaka yatambutse, ntabwo umutima wanjye ndetse n'uwawe twifuza ko wabyambukana. Nagira ngo dusenga Imana, hanyuma dukomeze, kandi Imana bampera umugisha. Uwera wa Isiraheli, Imana y'amahoro, ndagira ngo ngushimire urukundo ni neza udukunda, imbaraga n'imbabazi, cyubahiro ndetse mwa Imana, n'uburyo ki uca bugufuka twegera ukadufasha muri byose. Nyemerera kano kanya ufashe umuntu ukurikiranye ubumwe bw'abera ministry, uwo ngo ugiye kumva hagiye kubohoka, ndetse akongera akabohoka mwami, ukadufasha, kuko tuzi neza ko ntacyo twageraho tuboshye. Ndagushima Mwuka Wera be muri ngewe, kandi mwami n'abagiye umva Mwuka wabeho mu izina rya Yesu. Urakoze, amen. Ndabashimiye nshuti z'Imana. Rero twamaze kubona ko karande, no kuko hari umuntu ushobora kuba agiye kumva kino kiganiro bwa mbere, twamaze kubona ko umuvumo ufata ahantu hatatu, ni major parts z'umubiri ushobora gufata. Ni mu maso, kuko nafata gutya amaso bisobanura destination, kuko Imana yabwiye Abrahamu ngo rambura amaso urebe.
aho ugeze amaso niho nzaguha igihugu. Mu buryo bwa gihanuzi, ahantu hose ugeze amaso ni naho ubasha kugeza ibikorwa byawe, kuko gutekereza kwawe bibashe kuhagera n'ibyo. Rero karande n'imivumo biraza bigafunga amaso yawe, ntugere kuri destination, ntugere ko wifuza kugera, ntujye wuzuza ibikorwa ugasanga uhora mu kiragati bituzuye. Kikaba ikintu gikomeye ku buzima bwawe. Icya kabiri nabwiye ko umuvumo ufata mu maboko. Amaboko bisobanuye gukora, ntacyo wakora uziritse. Rero kuzirika ugakora, ukavunika, ugahembwa amayero, amadolari, amanyarwanda, amarundi, uhembwa mu buryo bwose, ariko nawe ubwawe wakubaza ngo yagiye he, ntaho wabona, ntacyo wasobanura. Rimwe na rimwe hari n'igivuti ngiye gusevinga ibintu ntibigukundire kuko hari ikindi cyadutse. Muri make uba uri muri gapapu ya buri munsi. Kubera iki? Ya mivumo na bya bindi Satani aza kubikoreramo, akikoreramo ituro rye ribi, kuko utigeze ubimukorera kandi ko wabyanze, ariko unarangije ntiwahagarara neza imbere y'Imana ngo ube wa muntu wamaze kubohoka. Ibyo twarabivuze, ntacyo babasha gukora. Bisobanura ngo nta terambere rihari. Katatu twabonye ku maguru, bisobanura ngo ni uguhagarara wemye, kubera mugenga aho muzakandagira hose hazaba hanyu. Rero iyo utamuvinga uri ahantu hamwe, niho bikurura za ntambara zose. Ugasanga imivumo yakugize karande, urasenga, wuzuye umwuka wera, uri mu butayu, watanze ibitambo, ibintu wagiye ukora byinshi, ariko ntaho kugira n'umunsi ntabwo urabohoka. Ibyo rero birasaba ko iki kintu cyumva mu buryo buri mu rwego rwo hejuru, ukabohoka. Kandi ababyumvise batangiye kubona imbaraga z'Imana, nk'uko message zo mu gikari njya nzibona abantu bazimbwira. Hanyuma rero nabwiye ngo tugiye gutangira gusenya karande. Ubu ni mu buryo bw'umwuka turi kubikubwira. Umuvumo ni mu buryo bw'umwuka, haba hasigaye no mu buryo bw'igikorwa, aricyo twita intambwe 10 ushobora gutera ko zisenye. Butatuza kujya muri tuntu tubabwira ngo wagikora nuku, ariko nkundira tubane, wikwambukana umubabaro, wikwambukana agahinda. Ndahari, abashumba barahari, abanyamasengesho barahari, hirya no hino barahari. Nta mpamvu yo kubohwa, kandi hari ababisigiye ngo bakubohore. Twaje no kureba intambwe 10 zituma wikuraho icyo twita karande, umuvumo ku buzima bwawe. Intambwe ya mbere ko nabwenga, ikindi cya mbere, umwuka w'umuvumo ni prison. Kase is a spiritual prison. Ni uburoko bugufata bukagushyira mu kintu nka box, kandi umwanzi akabikoreshamo. Ikindi, umuvumo umeze nk'inkutenye z'Iyeriko, utabasha gutambuka ngo urebe cyangwa urebe hino. Bityo rero bakeneye imbaraga zikurimita, zikubuza gukora, zikubuza kugera imbere. Ugasanga aho ugiye ugagonga urukuta, wajya muri mariage ukagonga urukuta, wajya mu kazi ukagonga urukuta, wajya mu buzima ukagonga urukuta, wabana n'abantu ukagonga urukuta, ukagira ngo wabonye abantu, kumbi ni urukuta rwakugezaho. Ibyo byose ugasanga ari ikibazo. Rero abantu benshi cyane bakunze guhura n'izo mbaraga mbi z'uwo mwuka mubi, ubatera kunywa inzoga nyinshi, gusinda, kureba amafilime ya porno, kureba ibintu bitandukanye, kuba abasinzi, gusenya ingo, gutandukana kw'abashakanye, gutakaza akazi abantu barize, guhora mu kaga gakomeye, ninde warwaraguritse. Ibyo byose bikaba ari impamvu bamwe babijyamo kugira ngo babashe guhagarika, cyangwa bategeka njye kunywa inzoga yenda agahinda gashire, ariko ntigashire kubera ko karacyakomeza. Kubera ko umuvumo cyangwa se karande ni an spiritual prison, ndetse kugufata ahantu hose, kwarangiza ukabura aho werekera, ntubashe kubohoka, ndetse abandi banabishaka ntibakundire cyane. Ariko Imana nyiri igihugu cyo mu ijuru dukorera, Imana nyiri ibitangaza, yo yiteguye kukubohora imbaraga zose z'abadayimoni zagufashe, iz'abarozi, iz'abapfumu, iz'abaterekera, abagutongereye, abakuvumye, ibyo mu miryango, ibyo mu basokuru, ibyaho washatse, ibyaho washatswe, ibyaho wavukiye, aho hose. None hibaza umwana wavukiye ku mubyeyi ufite umuvumo na nyina ufite umuvumo, uwo mwana afite imivumo ibiri yose, ariko yaba 3 yaba 4, Imana iri mu ruhande rwa. Imana rishaka kubohora ibyo bitekerezo, igafungura iyo miryango ya gereza ugasohokamo, warangiza nawe ukabona amahoro. Ariyo mpamvu twakubwiye intambwe 10 zagufasha mu buryo bwo kwibohora uwo mwuka, kandi ukabasha gutsinda icyo kintu cyose. So rero intambwe ya mbere nababwiye, cya mbere navuze ngo banza umenye neza inkomoko cyangwa isoko y'ibikurwanya, bituma utabasha guhinduka umuntu ubohotse nk'uko ubyifuza. Aha nabasobanuriye yuko nta kindi, imenya isoko biba byarangiye, iyo bamenye indwara biba byarangiye. Nta na kimwe
kitarangira wakimenye nshuti nkunda. Buriya ujya wibaza ngo ariko biterwa n'iki, kuki ngira amafaranga sinkore, kuki bikunda nibyemere, kuki ngerageza gutya bikanga, kuki nkora ikintu icyemere. Impamvu kitemera, uriho umuvumo bijyanye n'inzozi urota. Genye nkubwiza ukuri, niba urota uri mwirimbi, urota ugendana n'abapfuye, urota usubira mu itongo, urota uganira n'ababyeyi batakiriho, urota ugendana n'abantu mwigana mu ishuri bapaze gupfa, urota imbwa zikwirukankana, imbwa zikwirukankana, urota ibintu by'isimba bikurya, urota inzoka ziguhiga, cyo byose udasinziriye, babagabo ba ninjoro bitangwa n'abagabo baza gusambana ninjoro, n'abagore baza gusambana n'abasore ninjoro. Ibyo byose ni imbaraga zerekana ko you are not released, you are not free, just uracyaboshye ukuntu gukomeye. Ariko reka nkubwiza ukuri, hari amaraso ya Kristo afite ubushobozi. Kristo ni uwa mbere, kandi uwo nguwo atabonetse nta n'uwakubohora. Yabwira ngo tanga igitambo bohoke, tanga amaturo bohoke. I'm telling you, ntuzigera ubohoka. Intambwe ya mbere yo kubohoka ni ukwakira agakiza. Haleluya. Ugakizwa, ukihana ibyaha, wamara kubyihana ukamara kubitsinda ukabishyira hasi, deni abashumba bagakora wa murimo, bya bitambo bikagira agaciro. Ariko igitambo cy'umunyabyaha ni kizira kuwiteka. Mu nyumve neza, abankurikiye muri Amerika, Canada, Uburayi, bari mu Rwanda, bari i Kigali, ikintu cyose wakora mu buzima bwawe ukavuga ngo ugiye gutamba ibitambo, ugiye gukora iki, uri umunyabyaha, bisa nkaho Imana itakubonye, kuko Imana ubundi tubonera muri Kristo, ko Kristo ari we gakiza. Rero abari muri Kristo Yesu bamaze guhinduka ibyaremwe bishya, baba bakeneye gutera izi ntambwe zigera ku 10 twababwiye. Imana ikumpera umugisha nshuti yanjye. Ni ukuvuga hano hantu ni ukumva neza umwuka ukubangamiye, no kumenya isoko yabyo, no kumenya ninde wakubohora. So nakubwira ngo ikintu cya mbere ugomba kumenya gukiranuka ikintu cyari cyo. Watamba miliyoni 3, watamba miliyoni 4, ucyo wakora cyose, ibyo impamvu ubona utanabohotse cyane n'uyu munsi ukaba ukiziritse, nuko bitanze utabanje kwiyeza. Mbere na mbere njya badusengana, ndabanza bamubwira ngo banza wakire Kristo nk'umwami n'umukiza. Uti naramwakire. Iyo umwakira ntubukora ibyaha, wagombye kuba warahindutse. Umuntu akatura ibyaha bye, kuko muraza gusanga mu ntambwe mbagaragariza iya mbere, ya gatatu, ya kane twari tugeze, harimo kwihana ibyaha byose. So Imana iri kugirire neza, Imana igutabare. Icya mbere no kumenya izo mbaraga zikurwanya n'imbaraga zakubohora. Ibyo mu masanga amagambo y'Imana bahari, cyangwa washaka gusoma yareba aba Efeso igice cya mbere umurongo wa 7, hanyuma akareba uburyo akwiye gutabarwa no kurengerwa, no akwiye gusenga, ndetse n'Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 12 n'uwa 14, aho umuntu ahasanga uko yatubohoye ingoyi nuko yatuvanye muri ako kaga. Imana itugirire neza cyane. Hanyuma ikindi twabona, intambwe ya kabiri ikomeye, twavuze ngo atura kwiringira kwizera kwawe muri Kristo Yesu. Notonora ibintu yakoze ku musaraba akagucungura mu byaha, ahubwo ndagira ngo wature ijambo rikomeye, kandi uryature mu buryo budasanzwe. Ijambo rivuga kwemera ko Kristo ashobora kukubohora ingoyi zose z'uburyo bwose, kwemera amaraso ye n'ibikorwa yakoze ku musaraba, kwakira Kristo nk'ubasha gukemura ikibazo cyawe, kuko iyo niyo soko nyamukuru ibasha gusiba ya soko y'umuvumo n'ibyaguteraga. Icyamagambo ushobora kuyasanga muri Yohani, urwandiko yanditse igice cya mbere umurongo wa igice cya Yohani wa mbere ibice 4 umurongo wa 2 n'uwa 3, kandi ukasanga amagambo akomeye. Icya gatatu gishobora gutuma uhoboka za ntambwe ngo muzisubiremo kugira ngo utarumvise yumve, nicyo bita commitment to obedience, cyangwa se kuba uri umuntu wumvira ukari ikintu cya disobedience. Uvuga ngo narabisobanuriye ubushize, uzare mu kiganiro ku ntambwe ya 3 ivuga ngo kumvira. Obedience, it's a protection of the Holy Ghost. Uvuga ngo igihe cyose wumvira Imana, igihe cyose uri kumwe n'Imana, ntumere nka Sawuli wasuzuguye Imana akava ku ngoma. Iyo wumvira Imana bituma uburi under protection of the Holy Ghost, uburi under protection of the heaven, uburi under protection of the blood of Jesus Christ. So uvuga ngo icyo gihe lokotele lembasai lefai, umuntu wese utumvira Imana ntashobora kunezeza Imana. Nshuti zanjye, niko Imana umuhanuzi Samuel yabwiye umwami, abwira umwami witwa Samuel, abwira Sawuli, aramubwira tumva kumvira Uwiteka biruta ibitambo, kandi umuntu utumvira Imana asa nuramya ibishushanyo. Ati yo wumvira Imana ibikurekeye ku ngoma. So obedience
kumvira, guca bugufi. Obedience harimo submission, harimo gukora Imana, gutuza ugakorera Imana. Byumvikane ko mukozi w'Imana turi kumwe, ayo ni amagambo meza yagombye kugira ngo uzirikane. Obedience cyerekana umukristo nuwumvira, nukorana n'Imana. Niba yakubwiye ati umurimo w'Imana n'uyu nguyu, ukore neza, wisuzugura amagambo y'Imana, wikwibaza ibintu byinshi. Njye mpora buri gihe abantu bamaze kubohoka benshi tuganira, kuko nganira na benshi ntabwo mbavuga mu izina, ariko bamenye ibanga ryitwa icyacumi, bamenye ibanga ryitwa amaturo, bamenye ibanga ryo gusenga, bamenye ibanga ryo kwatura neza, bamenye ibanga ryo kwihana neza, bamenye ibanga ry'isengesha Imana yumva. Ngenda mbigisha ahangaha kuri YouTube, ntago byanshobokera ngo mbirangize na episode ku episode, ariko ugiriwe ubuntu nanjye nkagira ubuntu tugahura kuri telefone, ugiriwe ubuntu nanjye nkagirirwa ubuntu tugahura tukaganira. Nagiye mbereka steps zo kwihana, ni gute umuntu yumvira Imana. Ese uzumvira Imana muhuriye he? Hari abahanuzi yashyizeho. Ese ni gute uzumvira abahanuzi bose ko hari abanyabinyoma? Ibyo byose rero niho bakurira, ndetse banabishaka bamenye ko dufite ishuri ryigisha Bibiliya. Ubwo bitegure ko mu kwezi kwa mbere batangira. Mbonyeho kuri gutangariza mbikubwira, ariko ababyize barasobanukiwe kandi bageze kure. Kubera iki? Bamenye kumvira Imana niki. Icya mbere, kumvira Imana ni ukwakira Kristo Mwami n'Umukiza. Icya kabiri ni ukumvira ijambo ry'Imana ryose, kuko Bibiliya burya ni abbreviation ivuga ngo ni amahame ayobora abizera mu gihe batarava ku isi. Nicyo Bibiliya isobanura. Baravuga ngo Bible it's a believing, bavuga ngo ni believing instruction before leaving the earth. Nuvuga ngo nicyo Bibiliya ubundi isobanura. Nuvuga ngo ni abbreviation, ni amahame ayobora abizera mu gihe batarava mu isi, cyangwa ni amahame ayobora abizera mbere yuko bazajya mu ijuru. So ibyo rero byumva barya biga Bibiliya bakabisobanukirwa. Obedience ni iki? Kumvira ni iki? Kumvira si ukuririmba no gutera ikora, ni ukumvira iyo batumye, ni ukumvira Umwuka Wera, ni ukumvira ijambo, ni ukwemera kuyoborwa na Bibiliya udashyizemo impamvu zo kwitwaza kutabishoboye. Nicyo bita kumvira utarebye ku ruhande. Obedience ngira ngo abantu benshi tumaze kwigana, kuko amaze gusoza icyiciro kimwe, muri ukwezi asoza icyiciro cya kabiri, nawe bishaka wampamagara nkakubwira uko biga. So rero obedience ni kisobanura. Twabonye niba ushaka kugenda ubohotse, umutima ubohotse, icya mbere ni uko ugomba gushyira mu bikorwa no gusetinga muri mind yawe gukorera Imana n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, nicyo wifuza kugeraho cyose, kandi ugakorera Imana udacitse intege, kuko ari Imana ibikeneye. Iyo ni intambwe ya gatatu nari nakuganirije. Ngeze ku ntambwe ya kane kugira ngo mbashe kuva ku ntambwe nshyashya, ariko ngira ngo nzi kombine zose, kuko ubwa mbere ushobora kufunga ikiganiro bwa mbere, ushobora kuba utari wabonetse mu minsi yatambutse, aho ndashaka kugira ngo byumve icyo tugiye kureba n'icyangariro. Nicyo bita repent of any unknown and known sins. Repent of any unknown or known sins. Kwihana ibyaha, ibyo utazi n'ibyuzi. Mwambaza muti pasiteri kagira inkuru, ibyaha tutazi ni ibi? Ninde ukora ibyaha atazi? Ibi bivuze ni ukwihana ibyaha by'abasokuru, no kwihana ibyaha by'abakurambere bawe, no kwihana ibyaha wumvise ababyeyi bagiye bakora. Warangiza ukamera nk'umukozi w'Imana Daniel ubwo yari Babuloni, ngo nuko yatura ibyaha by'umuryango w'iwabo n'iby'iwabo, ngo acyatura n'iby'ubwoko bwe, Imana iramusanga iramusubiza. So rero ibyaha bizwi ni ibyo urimo ukora, ibyo utazi ni ibyakozwe n'abandi, ariko ugomba kubyihana. Kandi umuntu abwira ati iki, kandi mu kwihana nta cyaha na kimwe ugomba kugira, gito cyangwa kinini, biri mu mpamvu zishobora kubohoka rwose. Kuko utabohotse muri ubwo buryo nta kintu ubasha kugeraho. Imana ibampera umugisha mu izina rya Yesu. Ngira ngo utarabashije gukurikirana kino kiganiro apfuye kumva samari yabyo. Rero uyu munsi wa none kuri iyi tariki turiho, tugiye kuganira icyo twita release or unforgiveness. Babarira bose, bohora bose.
Nshuti, bohora niyo ntambwe yindi ituma ushobora kwerekana ko wavuye muri karande n'imivumo, nuko ubabarira abantu bose. Icyo bita kubohora abantu bose, ugakora release ku muntu wese wakuvuze, wakugambaniye, waguhetse, waguteza imitego, wavuze ibintu byinshi, wakoze bidasanzwe, mbega ukabohora ibintu byose byari bikuboshye ku buzima bwawe, kugira ngo ubashe kugera ahantu hakomeye ho kubasha gutsinda. Bohora ni amagambo dusanga muri Matayo ibice 8 umurongo wa 34 kugera 35. Haravuga ngo kandi iyo unahasoma uzahabona, kandi amagambo singo nyakubwire cyane uze kuhareba, nicyo bita kubabarira. Kubabarira no kubohora. Abantu bashobora gutanga imbabazi ariko ntibaririzinga abantu mu mitima yabo, kambwira ngo ndako ariko ntuzongere, ntago wamurekuye. Release all unforgiveness. Nubwo batazi gusabye, nubwo utakeneye kubabwira ko bababariye, none se Stefano barazimusabye, ntiyavuze ngo bariko batazi icyo bakora? None se Yesu barazimusabye, ntihabwe ngo bariko batazi icyo bakora? Hanyuma se duvuga ikintu kimwe, reka bose kuri Naboti bari cyo yisobanuye avuga, biravuze ngo bohora abantu bose. Kuko Satani buri gihe akoresha uwo mwuka wo kutababarira akawushora nk'imivumo n'abadayimoni, kuko nubwo babariye ariko ntiwigeze ubohora abantu. Wataye kubohora. Nshuti yanjye, Yesaya 58 haravuga ngo itorero nshimanire. Yaravuze ngo nanga iminsi yanyu y'amasabato, nanga no kwiriza ubusa kwanyu, nanga n'imbyino zanyu, nanga n'amashako yanyu. Kubera iki mbyanga? Ngo nuko ku munsi wo kwiriza ubusa ngari wo munsi w'urugomo, guhangana no kutabohora abantu no kutarekura abantu, ngahubwo bikaba impamvu yo kuboha abantu. Aravuga ngo isabato nishimira, amasengesho nishimira, ngo nuko mubohora imbohe mu mitima yanyu. Nshuti yanjye, dada, mukozi w'Imana, wowe nkurikiye unyumvise bwa mbere mu idini usengera aho uherereye, ndagira ngo wumvire ijambo rikomeye. Warababariye ariko ntiwabohoye. Warababariye ariko ntiwabohoye. Wababariye abakwiciye ariko ntiwabohoye. Wababariye abaguhemukiye ariko ntiwababohoye ngo bagende. You are not released. Ntabwo ugeze uririzinga abo bantu mu mitima, uracyabateretsemo. Ntabwo wize kubabarira batarakubabarira. Ntabwo ufite uwo mutima byumvikana ngo twarababariye nibyo, ariko ntabwo twabohoye abantu mu mitima yacu. Dore impamvu utababohoye: wamusuhuza, wamutelefona, wamuvugisha, wamutumira mu bukwe, yagutumira wazamo, ibyiza byurabyishimira, umva wamwegera. Ye, warababariye nibyo, ariko kugira ngo umfashe, reka nkubwire, kugira ngo umfashe cyangwa ufashe umushumba n'ugusengera, kugira ngo ubashe gusenya izo karande zose, nta kindi kintu uri bukore, nuko ubanza ugakora intambwe ya mbere, nuko ubohora abantu. Relance, kubohora abantu. Abantu baraboshywe, wamusuhuza se, wamuvugisha se, ariko waramubabariye. Umwita inshuti, muraririmbana, murasengana, muragendana, yewe muricana ku ntebe, haba mu bapasitori, muravugana, murasangira icyayi, ariko uracyakabitse mu mutima, ntabwo wabohotse byembitse by'imbere. Rero intambwe ya 5 ikomeye: release all unforgiveness. Release all. Release all. Bobohora mu mutima wiboha. Kandi koko nibyo abantu Yesu yabwiye, arazavuga ngo mumubohore mureka agende. Yazutse ariko araboshye. Hari abantu twababariye ariko dusigara n'imva zo kubika ibyo twababariye abantu. Niyo yongeye ntabwo wamubara ngo uzongere urebe. Nicyo kintu rero ntiwambwira ngo waraba, ariko intambwe ituma udashobora gusenya karande. Abashumba tugahamagara, ugashyiraho amaturo, ugashyiraho ibitambo, ukongera ugatamba, ukongera ugatura. Zino steps zimaze kugera kuri 5 nagusobanuriye, hatarimo kuririzinga, abantu bose. Icyo bita kubohora imbohe wise mu mutima wawe. Wigize gereza y'imbohe z'abantu wanze kurekura. Warababariye nibyo, urarihana nibyo, ariko ntabwo warekuye abantu. Niyo mpamvu uyu munsi wa none wumva umutima ukikurya. Nuvuga ngo twahindutse prizo z'abantu twabariye, ariko ntitwabarekura.
dore impamvu utamurekura. Ibyago bye urabyishimira, amakuba ye wumva ntacyo agutwaye, iyo apfushije wumva ari ibisanzwe, kuko nubwo wamuretse ngo wibohore uganira umuntu ariko ntiwabohoye. Kandi nkubwiza ukuri, abantu benshi twarababariye kugira ngo twiyerurutse, ariko kubohora abantu mu bacu, muri mind yacu, kubohora abantu mu mitima yacu, kubohora abantu mu bitekerezo byacu n'ahantu hose, ugasanga biracyakomeza. Intambwe rero ya gatanu iravuga ngo bohora bose, rekura bose. Aha bigaragare ko udashobora gutsinda karande, udashobora gutsinda imyuka mibi n'inyatsi mu gihe cyose utarabohora ubwoko bw'Imana buri muri wowe. Nibyo yarakwiciye ariko waramubabariye, munamubohore. Nibyo yarakwambuye yaranaguhemukira, mubabarire, mubohore. Biravuze ngo turekure imbohe zisohoke muri twebwe kugira ngo tubashe natwe kubasha kujya gusaba ko tubohorwaho umuvumo na karande n'ibintu byose nuko bimeze. Mwibuka umuntu umwe biri tubwira muri Matayo, Yesu yaciyeho umugani ngo uwo muntu yari afite undi deni, ngo arangije shebuja aramuhara avuga ati ndakubabariye ideni genda kubohoye, ndakubabariye. Ngo ariko wageze kuba mwambuye ngo ahita amuzirika ati sinyakuri kuruta yamaye. Ngo aramuga ati ariko ko genda kubohoye kuki waboshye undi? Ati nanjye reka nkuzirike waranyambuye. Urumva hari igihe tuzirika, hari ibyo waziritse mu mutima, waziritse mu babyeyi bawe, mama wawe, so wanyu, waziritse mu mukaso wakureze, waziritse mu bene wanyu. Biragoye, nanjye byambayeho mara imyaka 20 ntarabohora data wambyaye kandi yarapfuye 8 nanjye nkumva ndababa, ariko nagera kuvuga data nkumva sinshaka no kwitwa umwana we, nkumva ni ikintu kindemereye, ariko naje gusanga nkwiye kubohoka, ndababarira atakiriho, ndanamubohora mu mutima. Rero recotissant and menfire mu bimwe bikwiriye, abantu barababariye pe, waranababariye, ariko wahindutse imva z'imbohe, wabo wabarangijora bazirika muri wowe. Rero barekure bagende, niyo ntambwe yonyine, ni naho ituru uzatanga rizagira akamaro. Nibuke neza Yesu yabwiye abigishwa ari nk'abaganiza, aravuga ngo ijambo rikomeye ngo nuko rero umuntu najya gutanga ituro akibuka ko hari icyo apfa na mugenzi we, ngo nasiga ituro abanza agenda amusaba imbabazi. Kuki Yesu avuze ibyo? Narisige abanze amusaba imbabazi, agaruka ritamba. Bivuze iki? Nabohora uwo muntu, mubohora imbohe. Intego ya gatanu, intambwe ya gatanu ni ukubohora. Bohora umugabo wawe, bohora umugore wawe, bohora uwakwambuye, bohora uwaguhemukiye, bohora uwakuvuze, bohora uwagushebeje, bohora uwakwimye ibyo kurya, bohora mukaso wanyu, bohora uwagusambanije ku ngufu, bohora uwakugambaniye, bohora uwagutendera gutererana, bohora buri kintu cyose warababariye ko ririzinga muri wowe, bukura mu izo mbohe. Niyo ntambwe izatuma ubasha kubohoka neza kandi ukagera ku icyo gihe igitambo uzagereka kuri iryo jambo ni ukuri uzabohoka kandi Imana izakugira neza. Ndumva nta byinshi navuga, ni ukubohoka kandi ukagera kure. Ndagusabye umbwire ko kubyumva rwose, kuko ukwiye kubohoka. Ndakwinginze mukozi w'Imana, ibi ni ibintu byumvikana, nyabuneka bohora imbohe, kuko yaravuze ngo abantu benshi, my goodness, abantu benshi bafite abadayimoni cyangwa dayimoni abariho kuko bafite umuzi wo kutababarira no kutabohora abantu muri bo. Many people have demonic roots issues because of the lack of forgiveness and release. No kuvuga ngo abantu benshi dufite imizi miremire kubera kutabarira no kubohora abantu muri twebwe. Ibyo rero ntuzabaho ku muvumo na karande utarabohora abantu muri wowe, utarababarira. Babarire ubohoke. Ni amagambo ushaka gutindaho cyane, ko iyi ngingo numvise umwuka y'impata ngo tuyivuge cyane mu buryo bukomeye. Uburakari, kutababarira ni icyaha, ni amahitamo mabi cyane atuma utora ibintu bibi byo kugumana kutababarira, ndetse bigatuma uhinduka umwanzi w'ibyiza n'umwanzi w'amahoro, ahubwo ugasanga buri gihe uri hantu wishyize mu mbago zituma utabasha gusubiramo. Rero kugira ngo ubashe gusenya izo mbago zikuzengurutse, kugira ngo ubashe gukuraho imivumo, tangira
witoze kurekura no kubohora buri muntu no kutagundira no kutagira umutima ugundiriye abo baguhemukiye bababarire kandi ubabohore. So no kuvuga ngo iyo nzira yo kubohoka yo kubreakinga cases yo kubreakinga ibyo by'imiryango bikuzaho no kubanza ukababarira no kwitoza bigira umuco biravuna ndabizi ntabwo bizoroshye uwakuvuze uwakwiciye ubukwe wagushebeje wakugambaniye ntabwo wapfa kumuririzinga byoroha ariko byitoze kugira ngo utangire kurakura ikintu cyose kandi umutima utangire kwakira mu kubohoka. Iyo wahisemo neza mu kubabarira kandi ukabasha kwisobanukirwa kandi ukabasha kwirwanaho iyo usenze nta muvumo ntambara yo kugiraho kubera ko biba byoroshye cyane guhitamo gusohoka muri ibyo bintu mu kubabarira umuntu ntabwo bizagufata ngo bikugore kuko wize kubabarira gusa ntabwo byoroshye pe si ikintu cyoroshye nubwo nkivuga kubabarira umuntu wakugize gutyo warangiza ukaririzinga muri we ntabwo bigukundira benshi mu broka nimero abandi mu kazisiba ariko mwagombye kubikora mu buryo bwiza Imana ikumpera umugisha. Kandi ikirutaho umudendezo wawe uruta ikintu cyose cyabaho mu buzima bwawe. So freedom kugira ngo uyibone ubohoke ku muvumo ubohoke kuri karande nuko wabikunesheje kugira ngo ubashe kunezerwa utambagira. Ariko se warababariye nakubwiye ngo ntibyoroshye ariko umwami azadushoboza. Niyo mpamvu numara gutera izi ntambwe n'izindi zizakurikiraho ariko babarira bohora abantu numara kubikora rwose icyo uzakora watanga cya gitambo igihe cyose utaratera ziriya ntambwe kumenya ikikurwanya kubabarira kwatura. Noneho naho tugeze ku ngingo ya 5 ikomeye kubabarira no kubohora abantu. Iyo utarabikora igitambo cyose watanga ntacyo cyamara ariko yumaze kubikora no kuri Imana iracyakira kandi ukanezerwa kuko na Yesu yaravuze ngo uzabanza usohoke usige icyo gitambo cyawe usige ituro ujye kubanza kwibohora. Mu nyemerere tubohora abantu mitima yacu tubabohore warababariye ariko bohora numara kubohoka icyo uzakora cyose kizakubera cyiza. Imana ibampera umugisha. Mukomeze mukore comment mukomeze mukore share mukomeze mukore like muduhamagare dufatanye kandi nabifuza gutangira ishuri rya Bibiliya mu buryo mu rugo ishuri rigufasha aho wiherereye nabo twazavugana abandi mwitegura kuzinjira mu masengesho tariki 15 aho tuzinjira dufite imbaraga zo gusenya bino bintu. Umwami bampera umugisha reka dusenga Imana kandi Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Ntukakihera n'ikiza nyaboneka n'amabanga akomeye aho udashobora kumvira handi. Wera wa Israel Imana y'amahoro turagushimye turakunezere kutwemere kano kanya kumva aya magambo. Ndagushimiye nanjye mwami imbaraga umpaye ko mbashe kuvuga ibintu byose ngaho data buja akora ibitangazo nose mugire neza abahoke. Ntabwo kubabarira byo nibiratworohere kugira ngo turekura abantu tubohora abantu si ikintu cyoroshye ko abaduhemukira bo ntibahagarara baduhemukira ntibatuza baturwanya bahaguruka barwana ariko uduha imbaraga hamwe nabo twanire mwami Imana zo kubasha kubohora imbohe ziri muri twebwe kugira ngo tubashe kubohoka karande nivumo mu izina rya Yesu. Urakoze mwami wacu amen. Shalom shalom ndabakunda cyane.